ndabasuhuje bakunzi ba Samo Empire nguko bisanzwe 100. Mwarakoze cyane kutugirira icyizere, ndavuga mwebwe mwarangije gukora subscribe ku YouTube channel yacu kuby'ibintu byinshi mwagiye munyugwa nabyo kugira ngo nibura tubashe kuba twajya imbere. Nuko tugomba kuba dufite abaterankunga badukunda. Nawe rero niba utari wakora subscribe, icyo nagusaba none muri aka kanya ni ukugira ngo ubashe kuba wakora subscribe mbere yuko tuganira ku ibi bintu ngiye kubabwira muri aka kanya. Nukuvuga ngo ikintu cya mbere nibura tugiye gukoraho mutango z'isoni nizere yuko warangije gukora sub. Niba utari wayikora kanda like utwandikire muri comment uvuga ati kabisa turi kumwe. Nukuvuga ngo wagiye wumva umugani nyarwanda cyangwa se imigani myinshi nyarwanda warangiza ukayigenderaho utazi n'ikisobanuye cyangwa se wumva ari myiza muri ako kanya ariko utazi ingaruka ishobora gutera. Ushobora kuba warumvishe ngo umuntu aburanye n'umubyara nabura shebuje, ugatekereza yuko uramutse ubuze mama wawe ukubyara byaba ari ikibazo, ariko kubura shobuja numenye neza yuko gishobora kuba ikibazo kirenze ibindi byose waba wari ufite mu buzima bwawe. Nukuvuga ngo kwiyisi ntago Imana yaguhereza ikintu ngo gituruke mu ijuru kize gihubuke kikugweho. Ubwo Imana iramutse ishatse kuguhereza ikintu ikinyuza mu bantu, kuko Imana ikorera mu bantu ndetse na Satani agakorera mu bantu. Jya hariya ndakwinginze wikuba ibyo bintu aho ngaho. Imana ikorera mu bantu, ntago Imana ikorera mu biti. Kandi Imana ni igitangaza. Imana ni nziza, yishatse kugira ikintu iguhereza ikinyuza mu bantu bayo. Ese ibi bintu ndi kuvuga hari uri kubyumva neza? Ushobora kuba utari kubyumva neza, ariko nshatse kukubwira yuko Imana itazajya kuguhereza ikintu itakinyujije ku muntu. Ariyo mpamvu ari amagambo nasomye muri Timoteyo ngo mbere ya byose musabira abantu bose, cyane cyane abami n'abatwari, kugira ngo mubashe kuba mwaramira mu gihugu gifite isha n'ituze, mbese muramire mu gihugu cyiza. Bivuga ngo uyu ugiye usabira abagukoresha umugisha, ugasabira abagukuriye umugisha, ugasabira igihugu cyawe umugisha, birashoboka neza mw'uwo mugisha uri gusaba harimo amahoro, harimo guhigwa n'ibyo mutunze, harimo ibintu byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo iyo uramutse usabiye igihugu umugisha, ni ukuvuga ngo uza ku bantu bose, kandi kw'abo bantu bose babasha guhereza akazi abantu bakabishyura kuko babonye ibyo kwishyura, business zabo ziragenda bitewe uko wabasabiye umugisha. Imana ibarinda gupfa no gupfusha, umwaka ukaba warangira ukumva nta muntu wapfuye muntu uza muri company yawe. Burya niyo mpamvu nibura ikintu wakabaye wabasha kuba wasabira umuntu, wakabaye wamusabira umugisha. Rero ni ukuvuga ngo wa mugani wo bacaga ngo umuntu aburanye n'umubyara nabura shebuja, ubwo ni ukuvuga ngo ushobora kubura shobuja wawe cyangwa se nyokobuja, bikaza kurangira abana wagomba kuzarihira amashuri utabarihiye amashuri. Kabure niyo nyokobuja yaba guhereza amafaranga makeya, ni ukuvuga ngo ayo mafaranga make aguha wakabaye wayakora ukayarundarunda, twakegera hejuru kubona havamo aka business runaka, ukamushakira undi mukozi ukeneye akazi kawe, akaza ukamutoza akazi akanya gatoya, warangiza ukagenda umusigiye umukozi. Ntusige akazi kawe kari mu kangaratete, ukajya gushaka ibindi birenze ako kazi ukabugize ute, ukabura agasezereye kandi neza na discipline. Ni ukuvuga ngo rero abantu bumvaga yuko umuntu aburanye n'umubyara atabura shebuja, ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Ntari byo, mukwiriye kuzanya mwitwara neza ku kazi, ndetse ukagerageza kumva shobuja wawe, ndetse numwereke yuko uri umuhanga cyane, ubu ukamwereka yuko hari byinshi ugikeneye kwiga. Mu gihe uzumva yuko ukomeye, nukomera uzaremera, kandi nuremera uzahubuka ugwe hasi, nawe uzakuramira bitewe yuko uzabarangije kumva yuko ugize ute ukomeye. Icyo nagusaba rero, niba wakunze ino video yacu, icyo nagusaba kora subscribe, like and share kugira ngo
niyo n'ikindi gihe tujye tubagezaho ibintu byiza. Murakoze cyane, bye bye, ciao ciao, hasta la vista, nawe utaha.